Fashe uyu mwanya ngo mbashimire mwebwe mwese muri iyi minsi mwafashe umwanya mukanyandikira mukampamagara cyangwa se mugakoresha imbuga nkoranyambaga mumpumuriza. Ndagira ngo mbabwire ko nkomeye kuba ndahondi uyu munsi si impanuka ni gahunda y'Isumba byose. Mwese mwihutiye kumbera kabando igena tukagwa ko ndo akagore gato kava mu bajenosideri kandi kazarangira nabi. Twese turabizi ko umuremyi wacu niwe mugenga ubuzima bwacu. Imvugo nk'izi nizitugaragariza ko ubwiyunge mu Banyarwanda bukiri kure, kuko abanyagihugu biyunze ntabwo habaho igice cy'abacurirwa ko bava mu miryango y'abakoze amahano, ko badafite uburenganzira kuyobora igihugu. Byaba byo cyangwa bitaba byo, abava mu miryango yahekuye igihugu cyacu icyahandi gatozi nk'uko itegeko nshinga ribitubwira, ntawe ugomba kubiryozwa. Nifuje kubabwira nk'Abanyarwanda ko amahoro nyayo tuzajya kura mu kubaka igihugu kigendera ku mategeko, kuko itegeko niryo rigomba kutubera ingabo idukingira ikibi cyose cyasubiza igihugu cyacu mu icuraburindi. Kwiyubaka nka nation tuzabishobora gusa ari uko twemeye kugengwa n'itegeko nshinga twitoreye ngo ritubere urumuri rumurikira buri munyarwanda. Imbaraga z'intwaro zica sizo zadufasha kwiyubaka nka nation, ahubwo itegeko nshinga n'andi mategeko arishingiyeho. Nta mpamvu yakagombye gutuma hagati yacu nk'abanyagihugu dukomeza kwishakashakamo inzika n'inzigo. Igihugu duhuriyeho ni ikintu kinini cyane, kiruta umuntu uza agahita ariko igihugu kigahoraho. Buri wese rero akwiye kwibaza ati nzasiga nk'uruki imusozi. Urubyiruko rwacu ntirukuriye guhamagarirwa guhangana, rukwiriye guhamagarirwa gushaka icyiza kiri mu wundi, akaba ari cyo cyubakirwaho dutegura ejo hazaza h'igihugu cyacu. Imbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa dushaka icyatuvana mu bukene, twungurana ibitekerezo by'uko twarushaho kwiteza imbere dukorera hamwe, kurusha uko ziba imbuga zo kudutanya kandi turi bene Kanyarwanda. Nakunze kubivuga kenshi, kuvuga ibitagenda si ukurwanya ubutegetsi, si ukwanga abategetsi b'igihugu cyacu, ni ukuba ku ruhembe rwo kugira ngo abayobozi b'igihugu cyacu batirara bakibwira ko twageze iyo tujya kandi urugendo rukiri rurerure. Nitureke inzika n'inzangano ngo zidufunga amaso turunze ukuri tubwirwa. Abantu kudahuza ibitekerezo ntibivuga guhanganisha ibitutsi no gusebanya. Dukwiye kwitoza gukora politiki irimo ubwubahane, tukagendera ku makuru atarimo inkuru z'amakabya nkuru cyangwa inkuru mpimbano. Politiki igendera ku nkuru mpimbano ishobora kutugusha ruhabo, bigatesha agaciro uyikoreramo iyo ukuri kugiye ahagaragara. Nkunze kubivuga, uburere natojwe harimo kubaha abanduta n'abayobozi, cyane iyo bari mu buyobozi bwo hejuru bw'igihugu. Niyo mpamvu usaba abayobozi b'igihugu cyacu kumva ko kunenga politiki yabo igihe hari ibyo mbona bitagenda ari ukuzuza inshingano n'uburenganzira mpabwa n'itegeko nshinga. Si ukububahuka, nta n'inabi mbifuriza. Ntawe nifuriza kuzarangiza ubuzima bwe nabi. Ineza igomba kuganza inabi. Muri iyi minsi ari ibihugu bidufasha mu bijyanye n'iterambere mu gihugu cyacu, ari itangazamakuru ndetse n'Abanyarwanda batekereza kuri ejo hazaza. Muri ibi bihe bishize byari byo kwiyamamaza ku bashaka kuyobora u Rwanda, bakunze kugaruka ku kibazo cyo kwibaza bati mbese nyuma ya Perezida Kagame bizagenda biti. Icyo kibazo yakibajijwe birenze inshuro imwe mu kiganiro aherutse guhitangazamakuru ubwo yasozaga kwiyamamaza. Kuri nge nsanga igihugu cyacu gifite abantu bajijutse, bigishijwe n'amateka y'icuraburindi twanyuzemo. Ndizera ntashidikanya ko bashyira imbere mu gaciro, tugasigasira ibimaze kugezwaho byiza mu gihugu cyacu, tugakataza twiyubakira igihugu cyacu, tukarwanya ikibi cyose, ibitaragezweho tugahuza imbaraga tukabyuzuza, ariko umunyarwanda wese afite mu ruhare, umunyarwanda wese afite mu mwanya wese ahabwa n'itegeko nshinga. U Rwanda rw'uyu munsi nta muryango ukivukana imbuto ngo abe ari ufite umwihariko mu kuyobora igihugu. Itegeko nshinga ryemerera buri munyarwanda wese uyumvamo ubushobozi
gusaba abanyarwanda bakamuha izo nshingano. Ntabwo ari umuntu ku giti cye ubigenera uwo yishakiye, nta nubwo ari n'abanyamahanga baduhitiramo. Abanyamahanga bashobora kugaragaza amarangamutima yabo, ariko si bo badushyiriraho abayobozi. Kuba abanyamahanga bashobora kumva ibitekerezo by'umuntu bakagaragaza ko biboneye kubakurikirana abapolitiki mpuzamahanga n'ibisanzwe muri politiki, ariko si bo baduhitiramo. Kuba hari abanyamahanga bumva politiki yanjye ndetse n'abanyarwanda bumva politiki yanjye si icyaha. None se sinabonye muri FPR harimo n'Abashinwa bari mu nama zo kwamamaza umukandida wayo, nese twavuga ko bari baje kudushyiriraho perezida. Twese dukwiye gushishikazwa no kubungabunga amahoro mu gihugu cyacu, kuko niryo shingiro rya byose. Niyo mpamvu nongera gusubiramo ko urubyiruko rwacu rugomba gushishikarizwa gushaka icyiza muri mugenzi warwo aho gushishikarizwa guhangana. Urubyiruko rwacu rutozwa guhangana mu cyiza aho guhamagarirwa guhangana nabo bamwe babona nk'abanzi b'igihugu. Nta munyarwanda wakagombye kwitwa umwanzi w'igihugu, kuko nta kindi gihugu afite kabone niyo yaba afite ubundi bwene igihugu. Abafite inshingano z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ni kimwe n'ababyeyi mu muryango. Baba bafite inshingano zo guhuriza abana hamwe aho kubarekera iyo batataniye. Bafite inshingano zo gukuraho impamvu zose zitatanya abanyarwanda. Nta munyarwanda wakagombye kuba ahunga uyu munsi igihugu cye, nta n'umunyarwanda wakagombye kuba ari hanze yitwa impunzi. Igihe tuzakuraho izo mpamvu zose zidutatanya nk'abanyarwanda, tuzaba dutaye intambwe yo kwiyubaka nka une nation. Twinjiye muri manda y'imyaka 5, ni igihe cyo kugira ngo twese abanyarwanda turisheho kwiyumvisha ko dufite inshingano zimwe n'uburenganzira bumwe ku gihugu cyacu, tukagomba no kubishishikarira kugira ngo tubishimangire. Muri iyi myaka 5 ije, nidushyira imbaraga mu kubahiriza amategeko y'igihugu cyacu, duhereye ku itegeko nshinga, twiyubakira ingabo ikingira amahoro mu gihugu cyacu. Twihatire gushyira imbere inyungu rusange z'igihugu cyacu kurusha gushyira imbere inyungu zabo twibonamo, zabo twiyumvamo, tukumva ko abandi bagomba guhezwa. Niduce akarengane, tukarwanye aho kava kakagera, nukimitse uwo ari we wese. Niturwanye ubusumbane mu buzima busanzwe bwa buri munsi bwa buri munyarwanda, ntusange hari abarya bafite ibya mirenge, abandi barimo bicira isazi mu jisho. Nitwakirane mu bitekerezo byacu binyuranye, abayobozi bijya gutega amatwi abo bayobora, n'abayoborwa mu byubahiro bagomba abayobozi babo bababwira ibyo babona bikwiriye gukosorwa mu buzima bwaho bari, kugira ngo iterambere, amahoro n'ituze bigere kuri buri munyarwanda. Twitoze umuco wo kujya impaka zubaka. Gutegura ejo hazaza h'igihugu cyacu ni no gutegura uko ubuyobozi bw'imiyoborere mu gihugu cyacu bwavugururwa mu bihe biri imbere, mu buryo budufasha gukomeza kwimakaza amahoro mu gihugu cyacu. Ni ngombwa gutegura uko twubaka inzego zikomeye mu gihugu cyacu. Ibitekerezo binyuranye muri politike, ibyiciro binyuranye bigize umuryango mugari wacu nk'abanyarwanda, bigaserukirwa mu nteko ishinga amategeko, akaba ariho babonerwa n'ibisubizo. Iyo nteko ikadutorera umukuru w'igihugu ugomba kuzajya aduserukira. Guhindura imivugururire y'imiterere y'ubuyobozi mu gihugu cyacu ni kimwe mu byadufasha kubaka demokarasi ijyanye n'amateka n'umuco n'imiterere byacu nk'abanyarwanda. Bifurije mwese amahoro aturuka ku Mana.